abapapa mugira uruhare mu mirire uraruhahiye ariko ntumenye ngo babiriye babijugunye muri puberi byagenze gute uhabe banabirye uhari kugira ngo na wa muntu w'imbere nawe akure nanone nkunda gufata ingero muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo Yesu yakuze mu gihagararo no mu bwenge ubwenge rero bw'umwana wawe buzakura kuko nawe uzaba wagize uruhare muri ibyo ngibyo umugaburire uhabe ubihaha ubone ko yabiriye ko byamuguye neza mbega uhabe nk'umupapa kuko njye ntekereza ko n'umugabo utagira uruhare muri nutrition ye mbona aba yivutse uburenganzira baravuga ngo agafiriti ko mu kabari ngo kararyoha ngo n'agakoko ko mu kabari kararyoha kandi bimwe ni ifiriti yo mu rugo niyo mu kabari ni kimwe byose ni ifiriti ariko nanone uramutse wumvishe ko ifiriti yo mu kabari iryoshye wanyarukira mu kikoni cyabo ugahengereza ukuntu bayiteka noneho ukazayiteka mu rugo kuko ni amakara ntibari amakara ni gaze ni ibirayi ibyo bintu byose ntabwo ari ifiriti baba bashyizemo wenda food color ni genda urebe niba bawiteka ikumuka akaba ari cyo ukunda nimba ushaka agakoko kumutse genda urebe ibirungo bashyiraho wa mugabo we ni byiza rwose uruhengerezemo nubona basigaho akantu k'akantu ku nkoko kugira ngo bimuke nawe ugende ubanze ukore experience uyikora umugore wawe akureba ejo umubwite ujye unkorera agakoko kameze gutya noneho bizatuma ugabanya amafaranga usipendinga kuko nimba inkoko bayiguhera 18 uzayigura 8 ibirayi uzamenya ikiro cy'ibirayi ngo kivamo ifiriti zingana gute ugomba kumenya ngo ibirayi nimba biguze n'inyanya zigeze kurangara aho kugira ngo ujye wirirwa gupfa n'umugore wawe ngo kunsabye ngo nanira yaguhaye bushize no genda umenye uko bigura rwose nawe uciye ku isoko ukaza ugufite imbwije nyabutongo n'imashu